si ikibazo cy'ibyo biti ahubwo imiterere karemano y'ibyo biti. Nyamara ishyamba rya Amazone nubwo harimo ibyo biti byinshi n'inyamaswa nyinshi zingana gutyo, ushobora kwibaza ngo ubundi ni iki rimariye abantu. Kuki ubuso ririho bungana kuriya, kuki batahatema ngo hatere imyaka cyangwa se bakoreye ibindi bikorwa remezo. Ishyamba rya Amazone rifite agaciro kenshi gakomeye kuko hafi 80% y'umwuka duhumeka kuri iyi si niho uturuka. Ishyamba rya Amazone baramutse bahitemye, ni ukuvuga ko abantu batuye isi batangira kugenda babugira ikibazo gake gake cy'umwuka wo guhumeka, bakagenda bapfa umwe ku wundi bakabashize. Nibyo wabyumvise neza, kwa mu Amazone ari ryo shyamba rigari rya mbere kuri iyi si ntago ari agatangaza kuko riri ku mwanya munini cyane. Tuvuge nka Afrika y'Iburasirazuba yose bagenye bakayitereka mu Amazone wabona ari noya. Nibyo wabyumvise neza. Nubwo iri shyamba kandi rihari, hari indi shyamba hano hafi muri Afrika y'Iburasirazuba genda kugira imiterere imeze nk'ishyamba rya Amazone. Iryo shyamba ni amashyamba yo muri Kongo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nibyo wabyumvise neza, aya mashyamba nayo ni amashyamba magari kandi ari ku buso bugari. Kubw'iyo mpamvu aya mashyamba akabungwabungwa nubwo barushimusi n'abandi benshi batandukanye bataba bayoroheye. Aya mashyamba nayo yo muri Kongo afite agaciro kenshi gakomeye cyane. Nubwo twakirengagiza kandi ingaruka mbi atera aya mashyamba nko kwacumbikiye ibyihebe n'ibindi byinshi bitandukanye. Nyamara aya mashyamba nayo harimo ibintu byinshi bitangaje. Urugero ni nk'abasangwa butaka baho. Hari abasangwa butaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aya mashyamba nyine, ku buryo batari babona abandi bantu bo hanze cyangwa se abonga babone igikoresho cya electronique icyo ari cyo cyose. Nibyo wabyumvise neza. Aba bantu baherere muri aya mashyamba, hari umunyamakuru umwe wigeze kwasura maze bamubwiza ukuri ko abantu batabashaka no kubabona. Urugero nk'iyo bari kugenda kwa imiterere yabo itabemera kugenda, iyo bari kugenda hakagira umwugwa bangonga ko bavuza ifirimbi abandi bakaza kumwegura. Ushobora kwibaza ngo biterwa n'iki? Abantu ba muri aya mashyamba yo muri Kongo akenshi na kenshi babasanga ubutaka baho nyine bafite imitwe minini. Iyo guhe rero yego nongeye kuba ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu bitambuka kuri The Blessed TV karindwi, The Try Again Official, ndi The Teacher, ndi Preacher, City Hunter. Imbere ya kamera yacu turi kumwe n'umuvandimwe Ibrahim Amin. Ibrahim Amin. Ibrahim Amin. Amin. Yeah. Tuguhaye ikaze rero. Murakoze cyane. Meze neza? Ndaho meze neza. Ndishimye kuba munyakiye kuri Blessed TV. Ni iby'agaciro. Mu rugo ni hehe? Je iwacu ni Iburasirazuba. Mu kahe karere? Ntabwo ateye Kimwaro, ni akarere keza cyane ka Kirehe. Hepfo za Nyaruye kuriya gutyo. Hari abantu bajya bahatera ubushye bakabanga abantu baho ngo rwose ngo yari ninjoro ngo bagira kantaransiporo kubuntu. Urebye nyine ni bya bindi bavugaga nyine bisanzwe, ariko ubundi mu rugo ibyo bavuga se cyangwa ni ukuri? Oya, nibyo bavuga ntabwo ari ukuri. Aho wahabereye ntabwo urabona taransiporo ya nijoro? Taransiporo ya nijoro? Reka twagutumiye rero ngo tuganire. Uri mu basore bafite impano kandi nanone wibagiwe kubwira abantu kuri umurezi, umwarimu. Yego ndi umusore ufite impano, ariko nanone ikirenze kuri ibyo ndi umurezi, ndera abana. Ni Icyongereza. Wigisha Icyongereza muri primary? Muri primary. Ni normal primaire. Okay. Wasuhuza abantu nka batatu ubundi tukinjira mu kiganiro ibintu bimeze sawa. Nasuhuza mbere na mbere nahera kwa ababyeyi banjye, nasuhuza abantu twiganye, njye nizeye kuri TTC Matede y'Imbuga, nabo nabatera yambo rwose, ariko kandi by'umwihariko nkasuhuza n'inshuti zanjye zose nyine ziri kunyumva. N'abanyeshuri mwigana? Bose. Urabashohoje cyane rwose. Bati rero ngo uri n'umuhanzi, ngo ujye ugira gutyo ugakora mu nganzo. Impano yawe y'ubuhanzi rero ni muri harya n'imano zigira amashami?
impano zigira amashami mu buhanzi haba harimo ibintu byinshi ariko ngiye nyine imana yanjye n'iyitangazamakuru ngiye ntago ndirimba sinabishobora ngiye imana yanjye n'itangazamakuru gushaka inkuru zo mu byaro ibyegeranyo ari inkuru zo mu byaro byegeranyo byose nabikora ariko byo nibandaho cyane ni ibyegeranyo kuko hari umugabo ukora kuri RBA nkunda cyane witwa Ismail Mwanafunzi hano undi wigeze kwakora witwaga Alphonse Muhire Munana bose bamaye ishusho nziza icyerekezo ni ukuvuga ko ari ba bantu rero ukumva ushaka kuba nk'abo muhiye kizaza ni muri urwo rwego rero ngiye nkunda gukora ibintu by'ibyegeranyo nyine by'ibyegeranyo kabisa. Mwanafunzi Alphonse Muhire Munana nibo bagabo ureberaho ni roromodo ni menta n'abaroromodo banjye rwose bari ubwo no muri menta biba birimo cyane. ukora mu nganzo rero nk'umuntu ugira abantu areberaho barabikora neza ni nk'icyegeranyo nawe ujya ukoraho cyangwa wakozeho cyangwa bo bakoze Mwanafunzi hari icyegeranyo yigeze gukora avuga ukuntu ibintu by'amashyamba nyine umumaro w'amashyamba ukuma ni imbayonoma nyine muri rusange cyakozeho. Nanone hari icyegeranyo Munana yakoze avuga ku mateka y'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba cyane cyane nacyumvisheje ubundi yagaruka ku bintu biri kubera muri Tanzania ntabirenze nyine ibyo byegeranyo nyine numvise ariko nanjye nyine mfite ibyanjye nyine nk'umuntu doheho kapera kuri ibyo byegeranyo wumvishe kugira ngo tuze no kujya mu byawe. Warumbajije ngo kuri akapera harya mu baririmbyi na akapera ubwo mu batanga ibyegeranyo twakoresha ikinyarwanda kunopfeshwa abanyarwanda ukabanopfesha ukababwira ati wenda ngo nakanyangingo kutunyanginga igihumbi akanyangingo niko nyarwa Mwanafunzi avuga niko ujya avuga wenda warumbwe ngo mbanze mere kwa roromodo banjye nigana ibyo bakora muri rusange. Okay, reka mere kuri Ismail Mwanafunzi. Nawe ni umuroromodo wanjye njya nkunda cyane buriya. Hari icyegeranyo yakoze nyine avuga ku bintu bijyanye n'umupira ariko nyine harimo n'urwenya muri rusange. Reka ari cyo meraho mwabizi ko ejo Rayon Sport na APR byakinye. Reka aba ari cyo meraho. Tubaye ikaze mwe mukomeje gutwumva. Uyu munsi wa none APR na Rayon Sport bigiye gukina. Birakina kuri Stade Amahoro. Rebera abantu bahari uko bangana, stade bakubise buzuye. Nyamara urebye akantu bagiye kurwanira wasanga ari gato. Ibyo ntago ibyo byatuzinduye reka twimanuke mu kibuga. Niyo mugabo Gilbert acenze umwe, acenze babiri. Areje Togwi acenze umwe, babiri igitego. Nibyo koko mu mateka ya kera abantu bahoze bakina ariko wakibaza ngo iyo ngiye byaturutse he. Nako reka tubyiye twegeze igitego. Isho go oya ntago ari gucyo kamgarure muri sase yanjye. Ngewe nitwa Ismail Mwanafunzi. Ibi bintu byazanywe nande mu mateka kera agaragaza ko umupira wavumbuwe n'abantu bakoraga mu bintu byo gucukura imicanga cyane. Rimwe na rimwe ngo bacuka umucanga noneho bagezeho baba batoye inuze akabuto. Maze gutora akabuto batangiye kugaterana. Ngayo amateka y'umupira aho yavuye umupira ugenda bawuteza imbere gucyo uramamara. Nako ngako muri rusange ka Mwanafunzi ariko nyine none gakuye mu urwenya kumva ko nyira ko bakwintu by'amateka y'umupira nako ngako nyine tu. Munana Alphonse Muhire Munana bura nawe ajya kunda kugira ijwi rinsetsa cyane ariko nyine no kuryigana ngiye iyo ndi kuryigana kabisa mbarumva nishimye. Wenda hari icyegeranyo yakoze kivuga ku birari by'amateka ngira ngo birari by'ubutegetsi irari ry'ubutegetsi irari ry'ubutegetsi wenda reka mere hano mu baturanyi muri Tanzania n'iki gihe muri kubona ibintu biri kuberayo n'ibindi byinshi bitandukanye reka mera ngaho nigane icyegeranyo yakoze hanyuma nyuma ndaza nyine nanjye kukuza nanga icyanjye. Inzira y'ibihe ikiganiro cy'amateka nge ndi Alphonse Muhire Munana. Uburari ry'ubutegetsi bwatangiye kuva kera kujyana n'uyu munsi mu kinyarwanda cya 21 biracyakomeje. Dufashe urugero gato y'ibiri kwera muri Tanzania. Madame Samia Suluhu Hassan
arasumbirijwe, abaturage barigaragambya, amatora nyamara yarakozwe, bemeza ko yatsinzwe. Ibihugu byo mu burengerazuba nabyo bikavuga ati byanga bikunda amajwi mwarayibye. Samia Suluhu Hassan ubundi asanzwe ari umugore w'imyaka 52 ariko utapfa kumenya ko afite iyo myaka mu by'ukuri kuko ubuzima bamo ni bumwemera kubigaragaza. Samia Suluhu Hassan amatora yabaye mu 2022 ubwo yasimbuye Perezida John Pombe Magufuli, maze Samia Suluhu Hassan wari vice perezida ahita afata umwanya aho ngaho. Nako ngako nyine kumva ko gake nyine umuntu yigana. Noneho twageze iwawe rero. Iwawe iwanjye ubundi niga ikigeranyo cyawe nk'impano yawe, ubwo tuzajya tuvuga ngo ni Isa, izina ryawe ni Ibra. Ubwo nawe hari abantu bazakwigiraho Ibra. Twagiye kwa Ibra ku mwihariko we rero n'ibiganiro bye. Umwihariko wanjye ubundi ngewe wenda mbere uko njya ku mwihariko wanjye amateka yanjye ho gatoya. Ubundi ngewe nyiga ku ishuri nyine nari umunyamakuru benshi ku ishuri banzi nka Musa Kamara, nkora kuri Hope Radio muri TTC Matera Dembuga. Ni ibintu bizwi, iyo radio rwose irahaba yitwa Hope Radio. TTC Matera Dembuga inde yangu iherereye muri Nyamagabe, nta muntu utayizi. Hanyuma rero niho natangiye nyine ibintu by'Imana yanjye, ariko ni ibintu bya bisanzwe bimbamo, ntago ari uko nava ngo nabitangiriye, ahubwo niho natangiye kubigaragariza no mbyereka imbaga nyamwinshi. Kwa kundi abana ku ishuri bitoramo umunyamakuru, usanga ari media club, ntago ari kwitora, usanga ari media club, umunyamakuru baramutora. Rero nari umunyamakuru uhagarariye n'abandi noneho, ariko cyane cyane ngiye nkakora muri departement yo kuyobora amakuru. Noneho abandi baza kuvuga amakuru ajyanye n'imikino, imyidagaduro, ansuza na mugenzi wanjye Brighton nimba azabasha kugira kino kiganiro. Nibyo ngibyo nyine. Hanyuma nangira nyine nanjye kwerekana impano yanjye yari isanzwe ndimo. Benshi ngiye n'abatunguye cyane nyitangira nyine gukora kuri iyo radio. Aho se umuntu twagendanaga gutya ako nyine babasha kubyakira. Kandi ku ishuri iyo umuntu ari umunyamakuru akaba ari umukinnyi, bari umusitari cyane. Ubu mu kigo ngewe urabona nyine nk'abanyeshuri najya ngira ikibazo nyine cyo kukarenga muri make. Kwako nakarenga gata ati nyamara ati Ibra twahuye, ase wamenye he, ati ngenye nkubona uri kuvuga amakuru kuri asemble. Tabate mate karabaye tu abantu bose babanze mu kigo. Ibyo ngibyo nyine tu. Ngo twagiye rero cyegeranyo cyawe cyanyacyo ku buryo ndi buguha umwanya kihari ukakivugaho neza. Kirahari uragifite? Icyegeranyo wenda hari imwe narasoza, ariko ntago cyabura nyine nk'umuntu ngiye murandiredi ubundi tu. Murandiredi pe. Ngo twagiye. Ngiye kuvuga ku cyegeranyo kijyanye n'amashyamba. Wabizi ko dufite amashyamba nyine ni urusobe rw'ibinyabuzima, cyane cyane ko amashyamba aduha umwuka duhumeka nyine. Ngiye kuvuga amwe mu mashyamba akomeye kuri isi yacu, ushobora kumva ibiberamo bikagutungura. Icyegeranyo cyanjye rero kindi ndimo ndategura gukora YouTube channel, nzajya ncishaho ibiganiro byanjye bitandukanye. Izaba yitwa Kiza na Steve. Niho Kiza na Steve niho bizajya binyura. Ubwo ndakeka ngiye kubabwira icyo kiganiro kijyanye n'amashyamba. Hanyuma rero ubwo ngubwo muzananshyigikenye kuri iyo YouTube channel. Bazajyaho. Ndagikora nyine mu ijwi rya mwanafunzi. Nta kibazo. Tubashimiye ko murimo kutwumva. Uyu munsi wa none umwuka uri guhumeka ushaka kutaza hano guturuka, ariko mu by'ukuri umwuka uhumeka uri guturuka mu giti kiri uruhande rwawe cyangwa se n'ibindi bimera biri aho ngaho. Nibyo wabyumvise neza. Kuri isi yacu hari ibintu byinshi basha kuduha umwuka duhumeka. Icyambere ibiti n'amashyamba n'ibimera byinshi bitandukanye. Gusa ubwo dukomoje ku mashyamba, reka tubabwire amashyamba mutari musanzwe muzi cyangwa se mukaba musanzwe muyizi ariko mutazi ibiberamo. Ishyamba rya mbere rutuba turabwira ishyamba ry'Amazone. Nibyo wabyumvise neza. Ishyamba ry'Amazone riherereye mu gice cya Amerika y'Amajyepfo, rikora ku bihugu nka Brazil, Paraguay ndetse n'ibindi byinshi. Ishyamba ry'Amazone
ni rya mbere nini kuri isi yacu. Iri shyamba ry'Amazone rikaba ririmo ibinyabuzima byinshi bitandukanye. Iri shyamba ry'Amazone harimo n'ibiti bimira abantu. Ikibazo cy'ibyo biti ahubwo imiterere karemano y'ibyo biti. Nyamara ishyamba ry'Amazone nubwo harimo ibyo biti byinshi n'inyamaswa nyinshi zingana gutyo, ushobora kwibaza ngo ubundi ni iki rimariye abantu. Kuki ubuso ririho bungana kuriya, kuki batahatema ngo batere imyaka cyangwa se bakore ibindi bikorwa remezo. Ishyamba ry'Amazone rifite agaciro kenshi gakomeye kuko hafi 80% y'umwuka duhumeka kuri isi niho uturuka. Ishyamba ry'Amazone baramutse bahitemye ni ukuvuga ko abantu batuye isi batangira kugenda babugira ikibazo gake gake cy'umwuka wo guhumeka, bakagenda bapfa umwe ku wundi bakabashize. Nibyo wabyumvise neza, kwa mu Amazone ari ryo shyamba rigari rya mbere kuri isi ntago ari agatangaza kuko riri ku mwanya munini cyane. Tuvuge nka Afurika y'Iburasirazuba yose bagenye bakayitereka mu Amazone wabona ari noya. Nibyo wabyumvise neza. Nubwo iri shyamba kandi rihari, hari irindi shyamba hano hafi muri Afurika y'Iburasirazuba genda kugira imiterere imeze nk'iri shyamba rya Amazone. Iryo shyamba ni amashyamba yo muri Kongo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nibyo wabyumvise neza, aya mashyamba nayo ni amashyamba magari kandi ari ku buso bugari. Kubw'iyo mpamvu aya mashyamba akabungwabungwa nubwo barushimusi n'abandi benshi batandukanye bataba bayoroheye. Aya mashyamba nayo yo muri Kongo afite agaciro kenshi gakomeye cyane. Nubwo twakirengagiza kandi ingaruka mbi atera aya mashyamba nko kwacumbikiye ibyihebe n'ibindi byinshi bitandukanye. Nyamara aya mashyamba nayo harimo ibintu byinshi bitangaje. Urugero nk'abasangwa butaka baho. Hari abasangwa butaka bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri amashyamba nyine ku buryo batari babona abandi bantu bo hanze cyangwa se abonga babone igikoresho cya electronique icyo ari cyo cyose. Nibyo wabyumvise neza. Aba bantu baherere muri aya mashyamba, hari umunyamakuru umwe wigeze kwasura maze bamubwiza ukuri ko abantu batabashaka no kubabona. Urugero nk'iyo bari kugenda kwa imiterere yabo itabemera kugenda, iyo bari kugenda hakagira umwugwa bangonga ko bavuze ifirimbi abandi bakaza kumwegura. Ushobora kwibaza ngo biterwa n'iki? Abantu ba muri aya mashyamba yo muri Kongo akenshi na kenshi babasanga ubutaka baho nyine bafite imitwe minini. Iyo guye rero naba yashobora kwiyegura ku buryo bworoshye. Nyuma mpamvu bagendana ifirimbi, iyo aguye arayivuza abandi bakaza bakamwegura. Nibyo wabyumvise neza. Niyo mpamvu abantu benshi cyane bakunze kubita abarwana firimbi. Ushaka kumva iri zina abarwanya firimbi kibaza aho ryaturutse, nyamara inkomoko yaryo ni ngibyo. Tubashimiye ko mwadukurikiye. Tuzabonera ubutaha kuri Cyiza Nice TV. Nahundi nge ndi Ismael Mwanafunzi. Nubwo nkoresheje ijwi rya Ismael Mwanafunzi ariko mu by'ukuri ndi Ibrahim Amini benshi bazi ku izina rya Musa Kamara. Nanjye nyine nkaba ndi umusore nyine uri kugeza kuzamura impano yiwe. Nyuma yo gukora ibyegeranyo ngiye kandi ndi n'umunyamakuru nyine nzi gutara amakuru, nkakora inkuru nyine nyinshi zitandukanye kandi nkanayobora nyine amakuru. Kubera ko turi mu mwanya wo kugaragaza impano, aricyo kiganiro nyine twatangiriyeho ari nacyo cyatumye tugutumira. Dutarire nk'inkuru yo mu karere ka Kirehe. Inkuru yo mu karere ka Kirehe. None iyo nkuru iraba ari umugabo wafashe umwana we ku ngufu. Afashe umwana we ku ngufu. Kabati wenda uje hano ni ku Munini uhatari inkuru. Tunge mikora aba kubera ko inkuru igomba kugira reference. Twagiye ndumva wabyumvise ni impano rigaro wakubona ko ati rero nkurikije uburyo nkubonye kuri kamera ari n'ubwa mbere ufite impano gwino nkukubite stage ubu bikora mbe nanaguha agafaranga akubuki. Inkuru y'umugabo yafashe umwana ku ngufu. Umwana we ku ngufu. Wena ndakoresha amazina. Amazina yo kumva nyine ko ndaza kuyahimba. Kuko ni umuntu agiye kwipoza nk'uyu mugabo wafashe umwana ku ngufu. Okay, nta kibazo. Angemba niyo hose. Twagiye. Turi mu karere ka Kirehe mu murenge wa Mahama mu kagari ka Munini mu mudugudu wa Munini, aho twasanze umugabo witwa Karisa yafashe akana k'imyaka 3 ku ngufu. Ubundi ni ibintu bibabaje, abaturage baba ko biteye agahinda ko umugabo w'imyaka 45 afata akana k'imyaka 3 ku ngufu.
ubundi ngo byatangiye aho uyu mama yasigaga umwana mu rugo amusigiranye n'abandi bagomba kumurera, hanyuma yajya mu murima akumva inkuru mbi ko umwana we yafashwe ku ngufu. Umumama akaba yatashye atarwiyambitse akaza kureba umwana we, cyakoze kubw'amahirwe agasanga hageze abaganga batangiye kumukurikirana. Uyu mugabo w'imyaka 45 yafashe umwana ku ngufu, avuga ko nawe atazi icyayimuteye, ari nka shitani yayimuteye. Gusa ariko inzego z'umutekano zavuze ko ibi ngibi bidakwiriye, ndetse ko agomba kumukatira umukwiye akagezwa imbere y'inkiko akaburana. Uyu mumama nawe akaba asaba abayobozi batandukanye ko bakomeza kumufasha uyu mugabo akagezwa imbere y'ubutabera, dore ko asanzwe ngo yabaye n'ikigomeke mu mudugudu, ngo dore ko ahari naho aherutse kwiba. Ku rundi ruhande ariko ubuyobozi bw'akagari ka Munini bukaba buvuga ko uyu mugabo ashobora kuba anacuruza ibiyobyabwenge, ko bityo rero ashobora kuba yaje yanyweye ibiyobyabwenge. Ibrahim Amin mu kagari ka Munini mu karere ka Kirehe. Ubwo noneho twagiye kuyobora ikiganiro. Kuyobora ikiganiro. Ikiganiro wenda nabahanga introduction, kuko ikiganiro akenshi na kenshi ntago ukumva ikiganiro nyine ntago cyakugwa n'umuntu. Abari abantu babiri urahindura amajwi ukiyobore neza. Najya mpindura amajwi nyobora ikiganiro. Okay, nta kibazo. Twakiye. Ngiye kuyobora ikiganiro turi kuva kuri topic ya politiki na diplomasi. Yego. Ikiganiro cyacu rero twaba tukita ngukina ubutabera. Ikiganiro cyacu cyari kivuga ku butabera. Ubutabera na politiki. Ubundi ndaza gukoresha nyine rya zina ryanjye rya YouTube channel yanjye, hanyuma nyine dukomeze. N'abantu bayimenya harya yitwa gute? Chiza Nice TV. Uzayikire ryari? Nuko aka kanya unagiyeho watuyibona Chiza Nice TV. Already nanje kwanyikireye. Twagiye. Reka dutangire. Ndi umunyamakuru uri kuyobora ikiganiro. Ikaze. Uyu munsi ni tariki 27 z'ukwa 10 umwaka 2025. Nk'uko bisanzwe tukaba tuje hano kubaganiza ku bintu byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi turaza kwibanda kuri politike na diplomasi, turebe ibintu byinshi bitandukanye. Turaza kuvuga ku makuru yo mu Rwanda, amakuru yo mu karere, ariko twibanda muri Tanzania, tuvuge amakuru yo hirya no hino ku isi. Naho nje ugiye kuyobora iki kiganiro nk'abandi Ibrahim Amin, ariko sindi nyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa Alphonse, kandi turi kumwe n'undi mutumirwa uyu munsi twatumiye, akaba yitwa Charlie. Twaza kuba tubana muri iki kiganiro. Rero tudatinze tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Ngira ngo murabizi ko ibintu bijyanye na politiki na diplomasi hari ibintu biba bigomba kwitonderwa. Nk'urugero nka hano mu Rwanda, tuzi ko u Rwanda ari igihugu gisanzwe gifite politiki nziza, imibanire n'ibindi bihugu. Iyo tuvuze diplomasi, nuko ni umubano mwiza n'ibindi bihugu n'abaturanyi bawe, ukaba dufite umubano utajegajega. Rero u Rwanda, ngira ngo muherutse kubona perezida wa Mozambique aza mu Rwanda, aje kudusura, aje kwijya ku Rwanda. Abizi ko ibindi bihugu bimaze kumenya ko umubano yo kujyana umubano n'u Rwanda nukuba ukwere inshuti nzima. Ni muri urwo rwego rero tugiye kuganira kuri uyu mubano w'u Rwanda na Mozambique. Urabizi ko u Rwanda ni kimwe mu bihugu byafashije Mozambique cyane mu kwigobotora ingoyi y'ibyihebe, cyane hariya muri zirantara ibyihebe byari byarafashe. U Rwanda rero rwafashe Mozambique, niyo mpamvu bagomba kuzamura umubano n'ibindi bintu nyine byinshi bitandukanye. Hanyuma rero nabwiye ko turi kumwe n'umutumirwa wacu Charles, nawe agiye kutubwira byinshi bitandukanye ku mubano w'u Rwanda na Mozambique. Ubundi Charles, ndagira ngo dutangiye tukubaza, ubona u Rwanda na Mozambique umubano wabo hanyuma yo gufashanya mu rwego kwirukana ibyihebe, indi nyungu u Rwanda ufitanye, indi nyungu wava ku Rwanda ruzabona kuri Mozambique ni ihe, cyangwa se indi nyungu Mozambique uzabona ku Rwanda ku buryo diplomasi yawo yatera imbere ni ihe? Njyewe mbona inyungu u Rwanda ruzakora kuri Mozambique nta yindi, nuko u Rwanda ruzabasha kuba rwakohereza abakozi muri Mozambique,
n'abanyarwanda bakaba bajya muri Mozambique bagakorayo bakabona amafaranga bakaza guteza igihugu cyacu imbere, abanyamozambique bakaza tukoherezanya ibicuruzwa, ubu tweranye na diplomasi bikiyongera. Nta kindi rwose, naho ubundi bakunda abantu bavuga ngo hari izindi nyungu abantu u Rwanda rushaka muri Mozambique nazihari, ahubwo ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu mubano ni mwiza cyane. Nk'abanyafurika tugomba gukomereza aha, ahubwo uko Mozambique bigenza nako n'ibindi bihugu byakomye kubigenza. Charles urakoze cyane kuri icyo gitekerezo utanze, ariko hano ni mutemurirwa turi kumwe hano muri studio, ndagira ngo atangiye anatwibwira ubundi yari yatinze kujya muri studio ikaze. Murakoze cyane. Wenda usanze turi kuganira twatangiye ikiganiro, ariko ndagira ngo umenyeshe ko turi kwa ku bintu bijyaneye na diplomasi hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya Mozambique. Nshaka kwita abaturanyi ukaba wase ko tudahana imipaka tw'abaturanyi gute, ariko abanyafrika bose turabaturanyi. Murakoze cyane. U Rwanda na Mozambique umubano warwo mu mubano nagereranwa ku buryo u Rwanda na Mozambique bamaze gutera imbere. Urebye umubano warwo ukareba n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afrika, usanga bifite ibintu byinshi bitandukanye bihuriraho. Wenda tuvuye kuri Mozambique, reka tujye ku Rwanda na Kenya, u Rwanda na Tanzania. Urabona ko u Rwanda ni landlocked country. Iyo tuvuze landlocked country ni ibihugu bidakora ku nyanja. Urabona rero ko ibi bihugu cyane cyane Tanzania na Kenya nibyo bifasha u Rwanda kugira ngo ibicuruzwa byose byaciye mu mazi, urazi ko ari ibihugu bifite ibyambu, kugira ngo bibashe kujya mu Rwanda neza. Urukumva ko rero hatariho uwo mubano na diplomasi ntabwo byabasha gukunda. Niyo mpamvu u Rwanda rwagomba kuzamura diplomasi yarwo n'ibindi bihugu bitandukanye, kandi si nibyo gusa, n'ibindi bihugu byinshi bya Afrika byakagombye kuba bifite ubufatanye n'ubutwererane. Ndakeka ari byo ngibyo. Hanyuma rero uravuga ko u Rwanda rugomba kugira ubutwererane, ubushuti n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko se nanone ndagira ngo wenda tuve ku mubano w'u Rwanda na Mozambique tujye muri Tanzania. Ndagira ngo muri kubona ibiri kwabera imyigaragambyo iki, ndetse bivuga ko hari n'imodoka zitwara ibicuruzwa z'u Rwanda zaba zarahiriye muri Tanzania bari mu myigaragambyo. Ubundi ubona ibi ngibyo twabita igihugu kitarimo umutekano, usanga nyine hari ibintu byinshi bipfa, cyane cyane nk'igihugu kirimo intambara nka Tanzania, hari ibintu byinshi byangirika. Yego nibyo koko abantu bari kwigaragambya, ariko nanone ibikorwa remezo biri kwangizwa, kubisana bizatwara amafaranga, kandi ntabwo bavuga ko hari imitungo y'abanyatanzania gusa iri kwangizwa, hari imitungo iri mu cya gihugu itari y'abanyatanzania. Ni mu rwego rero nawe nta gihamya mufite nimba yarahiye, ariko nayo ashobora kuba yashya. Ndakeka u Rwanda nk'igihugu nabwo urabizi, imyigaragambyo nirangira bazareba uburyo bicara babiganireho, ariko nyine ndakeka muri nkoresheje za mvugo zo muri Miss nabirenze. Gusa icyo twasaba muri Tanzania nuko cyatunifuza nk'Abanyafrika mu rusange nuko intambara yahagarara, iyo twifuza. Murakoze cyane rero, byari ibyo ngibyo. Nibyo ngibyo, reka tugushimire kandi nanone tuvuge ngo hariya mu Gifaransa bango baraba coup de chapeau, mu Cyongereza bakavuga ngo courage. Courage, kandi nanone abantu bashyigikira impano nk'izi ngizi nyaboneka. Hari umuntu wavuze ngo nizibika zari iki? Nizibika zari amagi. Abantu rero bagufelicite, ni nayo mpamvu ndibuze kugusaba kanomero. Hari wavuga ngo courage akugurira fanta, wati umuntu uba wavuze akanakuvuga ngo courage, dore inzira babikora gutya bakakuganiriza, kandi bajye no kuri channel yawe bakore subscribe. Channel wanjye bayita Chiza Nice TV. Wenda ushaka Nice TV. Ushaka kumva ndi kwibwa ningutareka mbivuge nitonze, ndavuga kamaze mu Kinyarwanda. Ni inyuguti ya ca, ya, i, za, a, akanya ukandika n na i, ca, e, ta na va. Naho mu Cyongereza si, i, y, h,
NHCE Kizana TV. Ni ibyo ngibyo rero na nomero zanyu za telefone wenda ariko hari abantu nyine usanga batwanumezo z'umuntu za telefone bakamuhamagara bamutuka bagira bate ugasanga ni ibintu bitandukanye byo kugutesha umwanya nawe ugutuka nkunda kuganira n'abantu bitandukanye ariko abantu b'iwacu bagira discipline kizawe nta muntu tukundi. Blessed TV ndabizi uko mutunga discipline. Nomero zanjye 078 0 1 6 1 ndazisubiramo 078 0 1 6 1 iki kiganiro uretse kuri Blessed TV wagisanga nanone wagisanga kuri YouTube channel yanjye nkuko nahoze mbibabwira wahita Kizana TV nyeneye izo subscribe zanyu nyeneye views zanyu like share na comment byose ndabikeneye tugafatanya nyine tugateza imbere itangazamakuru ndetse n'imana muri rusange. Reka dushimira abantu bose bari badukurikiye nanone amafufu n'amafaranga bibafu weekend the preacher and the teacher city hunter ciao ciao. Murakoze cyane wari uri kumwe na Ibra mu yandi magambo akunda kumwita Musa Kamara ni nayo nkoresha cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi nanone irano mirange iri kuri WhatsApp. Sawa. Sawa.